Kongeye kuba ikaze muri Ten Talk yacu y'uyu munsi. Twizere ko mumeze neza, twizere ko igikombe cy'isi cy'ikwariyera kano kanya. Igikombe cy'isi niyo cyaba imyaka igihumbi, ariko club level zigomba gukomeza muri rusange. Tubaye ikaze muri Ten Talk yacu y'uyu munsi. Ebuka subscribe, nitwa Gisele Ruganzu wanyu hano kuri Radio Ten Zone, niho tubana tukaganira byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibyo muzi, yaba ibyo mutazi, ndetse yaba n'ibyo muzahishurirwa bwa mbere muzi mu mateka yanyu muri rusange. Tubaye ikaze muri Ten Talk. Muri background muribona tuyiyobana ku ikipe ya Real Madrid. Real Madrid ifite amakuru menshi muri sama, nubwo wenda abantu bose bahanze amaso amakipe y'ibihugu. Tugiye kuba tuganira kuri projet uko imeze. Florentino Perez ndetse na Jose Mourinho bari mu kazi muri iyi sama nyuma yo kugira umwaka mubi back to back ku kipe ya Los Blancos. Jose Mourinho ndetse n'ubita Florentino Perez barimo bararwana n'isi muri rusange kugira ngo ibintu barebe ko byiza bako babikosora. Bafite target cyangwa main target muri mwaka no gutwara igikombe cya La Liga, Champions League bagatara byibuze banavamo bakavamo ari equipe yahatanye kuri level iri kuri calibre ya Madrid. Nitwa Gisele Ruganzu wanyu, tubaye ikaze, ndi kumwe na Alan. Nizere ko umeze neza. Meze neza Gisele. Tugaye ikaze muri Ten Talk nanone. Urakoze nanone kabisa. Igikombe cy'isi turimo turakenjoying. Kiraryoshye nekeza ko ngubu match zirimo ziragenda zifata irange, ibigugu byatangiye gukina, ibigugu byatangiye kuba bigerageza kuturyohereza, umubare mwinshi w'ibitego watangiye kuboneka, nekeza ko icyisi muri rusange kiraryoshye. Wemeze ute? Savana nyimeze neza, nashimira Imana. Tuganire ku ikipe ya Los Blancos ifata iminota ihagije bibize, tuganire ku cyo bita muri projet ya Florentino Perez na Jose Mourinho. Bibaye ari breaking news, ariko ubu ngubu na makuru ahari ko hari bivuga ko umukinnyi bita Marc Cucurella, umusore w'ikipe y'igihugu ya Espagne, ngo yamaze kumvikana n'ikipe ya Real Madrid. Confirmation ko aya makuru uyize bingana bite Marc Cucurella mu equipe ya Los Blancos? Yego nibyo Gisele, aho bita Marc Cucurella na makuru yiriwe kandi cyangwa se yanaraye. Twagenda tubona ba Fabrizio Romano bagerageza kugira ibyo baduherezaho ku makuru bushize, nk'uko munsi watangiriye iki cyumweru. Nekeza ko aribwo Fabrizio Romano yavuze ati uyu mugabo afunguye ibitekerezo bye kukuba yaba approached n'andi ma equipe by'umwihariko yo muri Espagne nyirizina, ariko avuga equipe FC Barcelona. Muri equipe FC Barcelona habamo ibijyanye no gutindiganya, bijyanye nuko bashoye amafaranga menshi kuri Anthony Gordon. Aho batari kujya dukora izindi business, birasaba ko tubasha kugira abo tugurisha kugira ngo twongere dushore ku isoko. Rero muri icyo gihe nibwo Real Madrid binyuze muri Jose Mourinho bicaye baganirizo bita Cucurella nk'uburyo bifuzaga bo bayosh ku video, ariko bitaraba ibintu bikomeye cyane. Rero biza kurangira Real Madrid imwegereye uyu musore, biza kurangira avuga ati n'ubundi naritari kuva muri equipe ya Chelsea, igihe ni iki ngiki rero muri Chelsea bakaba bamwifuza amajya kuri $60 z'amapound. Rero igihe haraka kanya nuko mu buryo twakwita yuko nyine bw'ibiganiro bikomeje kugenda neza cyane. Amakuru ahari 100% yizewe nuko Real Madrid yamaze kumvikana n'uyu mugabo n'umwaja we, igisigaye nuko gusaba deposa kwa Chelsea offre, n'ubundi bamaze kuba bagana mu buryo bw'ibiganiro bakemera offre yabo, kuko nk'umuntu bifuza kugenda akigenda Chelsea gasigara irebera se Gerard Hato ashobora kuba yasigara ku mwanya numero 3, kuko ari nayo mpamvu bamuzanye muri equipe ya Ajax. Yego, Marc Cucurella amakuru ahari aravuga ko $60 ari igiciro cyabaze kumvikana muri rusange aza gutanga rero muri equipe ya Chelsea the Blues. Jose Mourinho transfer yabo ya kane, transfer barazikora umunota ku munota nyuma yo kuzana uyu Marc Cucurella. Aje asanga abasore batatu bamaze kuzinjira muri equipe ya Los Blancos. Aje asanga Ibrahim Konate, ubwo Marc Cucurella yamaze kwinjira. Aje asanga Obita Bernardo Silva ndetse na Denzel Dumfries. Mpamya ko Jose Mourinho business arasa nk'uri kuyisoza. Yego, ubwo abantu nibabona iyi foto ngibakange, iyi foto ni $70,000,000 uwo bamwita Florentino Perez. Icyo nicyo abantu bagomba kumenya. Jose Mourinho nawe ni $15,000,000, ubwo uzongera ziraba hafi $85,000,000 mu bijyanye na investment ya Madrid ikoze mu kwitegura umwaka w'imikino wa 2026-2027. Nyirizina izi transfer zirebye zifite ubusobanuro bubiri. Ni Jose Mourinho wifuza experience, ni Jose Mourinho wifuza yuko Real Madrid iva muri cya kintu cyo kuvuga ngo uyu mwana ngarakura, ngo uyu nguyu ngo ni tarango bizagenda bita ijye kuri Ibrahim Konate imyaka hafi 27, Cucurella hafi imyaka 27, Bernardo Silva imyaka 31, Denzel Dumfries imyaka 30. Utamva ko ni Jose Mourinho, he comes for business and he means business. Warashakaze afite abakinnyi bari tari ko bahita batangira guhangana n'abahari, ariko bahita batangira gutanga n'umusaruro nyirizina.
twinjira muri statistique abasore bari bahagaze bate mu bihugu aho bakinaga muri rusange mbere ko twinjira no mu kibuga ese baraza gukinishwa bate abasore nahamya ko bagize umwaka utari mubi kuri Jose Mourinho kubyo bifuza atari ikintu kigitangaza dore kuri Marc Cucurella umwaka ntiwari mubi kuri Marc yego Marc Cucurella niwe mukinnyi mushya nyirizina urakoze cyane kubw'iyi mibare kuko ugiye kureba ino sezo ubwo hano muri brackets 27 babona ni imyaka ye urumva ko ni umusore ugeze muri prime time cyagiye cyo gukina umupira yakinnye imikino 50 ariko yabanjemo 4 n'itatu bivuze ko ari key player muri equipe ya Chelsea yarakinnye bihagije atsinda igitego kimwe atanga assist enye amakarita 12 y'umuhondo ubwo ikijyanye n'ikarita y'umutuku imwe ubwo ni ya Chelsea tuzi ku makarita yari ifite na season ariko Cucurella guhera igihe yatwariye Euro abantu babyuka n'ikipe y'igihugu ya Espagne icyo gihe yabaye umukinnyi utandukanye no twabonaga muri za La Masia rero icyo gihe atangira kuba grand joueur batwara ikisi cy'amaklube batwara conference ari umukinnyi wageze kwitwara neza cyane undi ni Denzel Dumfries wahamutanze nawe ni nimero 2 nkuko Cucurella ari gatatu ubwo urumva aho ngaho Jose Mourinho yashimye ibyo Kayas ndetse n'umuvanywe Trent ndetse na Cavallero wende bamweretse mu mwaka ushize w'imikino ari kure imikino ya Real Madrid rero Denzel Dumfries imikino yagiye kuri 28 yabanjemo 20 atsinda ibitego 5 atanga assist 2 urumva ko offensive afite output mu buryo bufatikana umusore w'ikipe y'igihugu Buholandi ngenderwaho akanya mu gihe badafite timba niwe urimo urakina mu by'ukuri kandi ubona ko arimo aratanga ikizere cy'uko hazagira ibyo atanga bizashimisha Jose Mourinho nk'umuntu uzamutegereje no muri pre-season undi ni Ibrahima Konate abantu bati muri equipe ya Liverpool yakoze amakosa menshi this season ariko nibirengagize yuko uyu mugabo batwara Premier League niwe wari key player muri equipe ya Liverpool by'umwaka mu bwugarizi we na Virgil van Dijk rero iyi sezo tuvuyemo yakinnye imikino 50 abanzamo imikino 48 atsinda ibitego biragiye amakarita 9 y'umuhondo ahangaho impamvu mwomoje kuri Ibrahima Konate impamvu we imibare igomba kuvuga cyane Konate nyuma yuko batwaye Premier League icyo gihe batwara Premier League yakinnye imikino almost hafi 50 aka kanya yakinnye imikino 50 nanone bivuze ko muri seze ebyiri zikurikiranya akinnye imikino 100+ ubwo nishyamo ni ya Leblé Lecoq bivuze yuko availability ni Konate watangiye kujya muri ya myaka yawo umubiri we wabaye stable yamenye uburyo utwaramo yamenye uburyo arekiperamo yamenye uburyo abaganga bagomba kumwitaho imirire kuruhuka nyine iyo physical fitness ni kukuba available ni ikintu ya Madrid yakwishimira yaburiye muri Eder Militao umuntu mutoza mushya ntabwo yakwishimira kubakira kuri Eder Militao umuryo arimo aragenda abura bijyanye n'ubuzima bwe undi mugabo ni Bernardo Silva ugiye kureba imyaka 31 niyo mpamvu Jose Mourinho yamutekerejeho cyane yari kapiteni w'ikipe ya Manchester City icyo ni kimwe ariko ikindi kintu gikomeye muri Bernardo Silva ni experience ariko ijyanye n'icyo ashoboye no mu kibuga la season muri equipe ya City urebye ku myaka ye bita bitandukanye n'icyo Gundogan ndetse na KDB bari batangiye gukora mageze muri iyi myaka imikino 53 yabanjemo 4 n'itanu atsinda ibitego 3 atanga zigera kuri 5 amakarita mu 15 aya makarita mu atandukanye n'ayabandi bose abadefenseri bo nyirizina ni mu kazi k'ibyo bashinzwe ariko no mugabo amakarita hanini byajyanaga na travail marakora mu kibuga ni umugabo rero mwiza mu bijyanye no gupressinga gushaka umupira ariko ikintu Jose Mourinho amushakamo nyirizina arashaka umuntu wo bita Toni Kroos arimo aravuga ati imperuka muri Real Madrid nayo ifite Mesut Ozil umuntu wari ufite ubwenge bwo kubasha gutanga baro ya mbere cyangwa iya kabiri ikatubyarira igitego n'amahirwe yo kuba twatsinda igitego mu kuzana Bernardo Silva rero arimo arashaka karite zigera kuri 3 z'umumediateur ni karite ya mbere y'icyo twakwita kwakira umupira neza uvuye ku mukaseri Tchouaméni akabasha noneho kuba yaworganiza icyo twakwita receiving the ball carrying the ball kuwujyana imbere ndetse n'icyo twakwita distribution no gutanga umupira mu mazone ajya atandukanye nyirizina ukoze overlap niyo mpamvu Jose Mourinho abari bagahereyeho kucyo bakomeje cya transfer Real Madrid iri kwihuta kugira ikore bya hakiri kare kuko bimwe mu bintu Perez yanga yuko pre-season yaba disrupted na Jose Mourinho niwe nyirizina wavuze ati ngewe ndi koko mukisa ashobora kuva amatara ariko akanya hari abazi mubaza nakirikane nanjye ngira ibyo mbatekerezaho kujya pre-season izatangire mfite abakinnyi banjye hafi squad ya 25 mbakorane ibintu bigene neza cyane Jose Mourinho kwa kanongeye ka transfer niwe mutoza wa mbere mu mateka ya Madrid uhawe urufunguzo kuri transfer na yindi mpamvu Perez yaramukeneye ku rutuko Mourinho yaramukeneye Perez yavuga ati umushinga wanyu ugiye guhomba wa New Galacticos reka noneho ngire gute mbashe kuba nazana umuntu ariko noneho mwizerere mu muherezo urufunguzo abyikorere ariko cyane turimo turaganira ku ikipe ya Los Blancos muri rusange ariko icyo tuganiraho nujya kureba icyo bita ngo ni transfer zikozwe muri iyi sama mbere ntabwo ikintu cyambere zifite abandi badafite ni icyo bita ubuzima bano bakinnyi bose babona ko ibintu bita ubuzima byibuze iyi ni imikino ijana ngaha iyi ni imikino 150 muri sezi imwe byibuze neza Dumfries twagize byuze umwaka navuga ko uri impeccable ko yagize amakano kakavune muri rusange ubona ko byibuze bitandukanye n'abo bahasanze bitandukanye n'indi yari hari muri rusange ababo umuntu yavuga ko ari bazima twinjire muri probability abashobora kubanza mu kibuga
twibaze ngo aba basore ubwabo bazabona umwanya ese abasore nabona umwanya iyi kipe nyine barakora mariage iri kuri calibre kuba yakompeta twinjiremo yego nibyo amakuru menshi arimo arahereza icyizere abangaba cyangwa se arimo arahereza amahirwe abangaba yuko ari bo Jose Mourinho ashobora guhitamo nkuko tubizi Jose Mourinho ntabwo ari 4-3-3 guy ntabwo ari umutoza wenda uprefera yuko yakina 4-3-3 nyirize ahubwo ni umugabo uhitamo 4-4-2 aha bari kubona 4-3-3 ariko mu by'ukuri yabonye Federico Valverde uhita umutekereza nka right midfielder n'umuntu ubuze kuba akina kuri couloir afatanye no bita Denzel Dumfries rero mu guhita utekereza ibi ngibi umuntu yibaza ati Thibaut Courtois nakorwaho barimo baragana no kuba bamwongera n'amasezerano nubwo nawe imyaka imyagenda ikura mere kuri Denzel Dumfries Jose Mourinho ugiye kureba ku bakinnyi yagiye atunga kuri kabiri akiri muri Real Madrid yari afite bita Alvaro Arbeloa yagiye akunda kugira abantu nimero kabiri beza defensive mbere ko banatekereza kwataka icyo gitekereza ku mugabo bita Trent Alexander-Arnold usigaye muri zino nshingano nyuma ya Dani Carvajal Trent ni umusore mwiza mu bijyanye no gukina satira buri abantu benshi bamufata ngo he's more a back like player ni umukinnyi wundi wa Barcelona kutwo yaba wa Real Madrid ariko Real Madrid yatunze Marcelo ariko kuri no shuro uhita wibaza Jose Mourinho kubera ikiwe ahisemo Denzel Dumfries mu kuzana Denzel Dumfries ni umukinnyi mwiza mu kuba yasatira ariko akaba mwiza no mu bijyanye no kugira gute no kugarira iyo physicality iyo combativity hari icyo arusha Trent kuri izo karite zombi ariko none ikindi kintu gikomeye iyo urebye imyaka ya Trent Alexander-Arnold 26 ishyira ni 7 ingageze muri 30 utamva ko bagabe ya balance ya Carvajal mukuru na Trent usanga hari marakura nkambona ariyo balance Jose Mourinho ashaka kujya bakompete icyo ni kimwe ariko nanone abone karite z'uno mugabo mwiza mu kwataka no kudefana Ibrahima Konate iruhande rwa Antonio Rudiger iyi duel nyivuzeho ku giti cyanye na kishimiye ko Eder Militao aba ari umuntu available akagira uburyo afatanya na Rudiger bijyanye n'uburyo bamenyeranye ariko igiye kureba iyo inconsistency mu kuba dahari ihitezanamo Ibrahima Konate mu buryo bw'ikibaye ku isoko tutekeze impamvu bamuzanye n'ibyo bamuganije kugira yemere kuza Ibrahima Konate rero ugiye kureba ku myaka 27 experience Rebler ko karakina ugiye kureba kariteze robust defender umusore mwiza mu gusohoka man to man marking ushobora kuba yahagarika rutayezamu mu bihe bye byiza Konate ugiye kurana na Eder Militao nubwo yatwaye za Champions League yatwaye za Premier League ibyo byose ugiye kureba utabona ko Konate nawe ni umusore ufite karite indeshyo igihagararo umubiri umusore mwiza ku munsi ushobora kuba yagukorera match nza cyane Antonio Rudiger mitamufata muri kote ya leadership na experience wa muntu ushaka kugufasha mu buryo bwo kuba za mission abantu babonye Duoze na Haaland nekeza ko nawe umutekeje imbere ya Dean Huijsen ugakora iyo partnership ya experience n'abantu bari hadi buriya Jose Mourinho abakinnyi nk'aba John Stones b'abanyabwenge cyane ariko ikibaraga batagishyiramo kenshi ntabwo buriya abaprefera cyane ariko iyo muri gikweto Pepe na Ramos niyo squad ya 2011 na 2012 atwara La Liga ifite amanota 100 hafi atsinze ibitego 120 goal difference y'inani n'icyenda yari afite Pepe we afite na Ramos we wenda icyo Ramos arusha abangaba nuko ku kirenge technically hari ibyo afite byiza akugiye kure in terms ya physicality na combativity nicyo abifuza kukurera mwiza mu kuzamuka ariko mwiza no kugarira muri Chelsea igihe bajyaga bamwifasha no muri defense A3 urumva ko iki kintu kibonye cyose uhita ubona ikintu cyo bita combativity ikintu cyo bita aggressivity ikintu cyo bita mentality ku rwego rwo hejuru these are three winners Scudetto Premier League Champions League ikisi cy'ama club turibaza iyo signing iri kwibazwa kano kanya ahani naho ruzingi Barcelona bavuga ngo Madrid yatunaniwe ari equipe jeune kongeramo imyaka 30 muri league abavuga ko iryana n'umuntu bayifite kuno bayibimira bakambwe ko babaye imyaka iri hejuru biragenda bite Bernardo Silva tumudefana natwe Dibenal muri Swande araza kongeramo iki yego je dore ikintu mitambona noneho reka wenda maze sobanura information baduhaye Bernardo Silva iyaje muri no groupe ndashaka kureba bano bagabo batatu barakinanye match zahagije Auguste ariko mu byukuri iyo ugiye kureba uyu nguyu n'uyu basa n'abahuje karite ariko uyu naga maximize ibyo nguyu yakora uyu nawe naga maximize ibyo nguyu yakora uyu nguyu nawe mu kubongerera abongerera ikijyanye na offensive output no gukora icyo twakwita high pressing kwatakira adversary iwe ariko buriya abantu bajya bareba ikibuga bakagikerensa ariko urugendo rukura umupira hangaha rukawugeza nirwo rugendo rugora no mugabo uburi kuri touchline Jose Mourinho avuga ati barira bakwati Thibaut Courtois gute igiye kwa Kylian Mbappé dutsinda igitego mu buryo bworoshye buriya muri football habamo ikintu cyo bita frequence ni inshuro ukora ikintu
nimba ushaka gutsinda ibitego 5 ariko ukagera imbere y'izamu inshuro 5 none se uri clinic enough gutsinda ibitego 5 mashota 5 biragoye ariko nagera inshuro 10 bize ko byuze amahirwe birutsinda n'igitego bikajya bya bitego 5 wifuzaga bize ko ikintu yifuza ngaha ni uburyo Real Madrid yagiye yihutisha umupira. Bernardo Silva nicyo akora azana ya karite ya Toni Kroos yaho yabaga azi gusoma umukino akareba igisabwa icyo bita controlling the tempo. Nimba adversaire ari mwiza arimo aratwatakira iwacu arimo arakora pressing ni peje urugero cyangwa Bayern Munich twebwe tuba duhaye umupira Bernardo Silva araza kudutiza igihe cyo kwiregurupa no kujya mu myanya nyayo yo kubasha kwakira umupira mu gihe cyiza n'ahantu hanya ho kuba twakwagresa cyangwa se tugatsina na adversaire. Icyo kintu aragikora kwakira umupira mu gihe cyanyacyo akabafasha kwiregurupa mu myanya nyayo bagatsinda ibitego cyangwa bakarema uburyo. Icya kabiri kujyana umupira imbere. Bernardo Silva bose technically turabyemera kabarusha yaba ari Jude yaba ari Tchouaméni yaba ari Valverde. Rero mu gihe afasha umupira uzi ko Bernardo Silva nareba Mbappé yiruka nareba Vini yiruka nareba Valverde cyangwa Jude yirukanga uwo ku giti cye azi ko combinaison nziza sugwita mba direct kuri Mbappé wirutse avuga ati nimba Mbappé agiye ariko nkuhaye Valverde mu gihe bakurikiye Mbappé Valverde arasigarana espace iri vide niba ashaka kuva kuri Mbappé baza kuboroka uyu nguyu Mbappé arasigara ari free atsinda igitego. Kumenya igihe utangira passe naho uyitanze n'icyo uyitangiye icyo aragikora. Ikindi ubwo na chance creation ni umusore mwiza no mujyanye no kurema uburyo. Ikindi kintu rero mvuye kuri no formation no mu gihe waza no bita Federico Valverde ngaha bagakina double pivot we na Tchouaméni Jude akajya kuri nimero 10 uyu mugabo gukina neza cyane nimero 7 kuko abantu barabyibuka yigeze gutungaho ba Angel Di Maria bakina kuri uyu mwanya muri ya equipe ikomeye ya 2011-2012 hano hari Mesut Ozil ubwo tumubare nka Jude nubwo atari zo karite zimwe ariko Bernardo Silva kugukina nimero 7 nekereza ko bwabyo byaguhereza igisubizo kuko n'umwanya ajya kirenge igihe kinini ahanganye na Mahrez muri equipe ya Manchester City Pep Guardiola. Hari cyo kwibaza saga comment gato kwibaza ngo apari ko abakinnyi beza mu bijyanye na karite ndetse na technique ariko umwakoza n'undi aho asanze bari beza ku rwego rwa La Liga ariko yari kugorana cyo kwibaza ngo iyi mariage yambarana anda Jose muri ngo nabantu bakinana bagatanga umusaruro kandi ko twibaza ndibaza makukorera wanje ari ahangaha nibaza ngo Vinicius azagiye ko ariko Vinicius n'undi si musanga muri kona ngo imipira myinshi Vinicius ikina muri kona nibaza ariko nkahitangira ngo umwakino kuna gukinira bya hybrid esaba bya understanding so Vinicius za understanding niba Denzel Dumfries mujye kwikina Demitere backup ba Fede Valverde zagenda bita ariko nkongera nkibaza cyane kwi mariage kuri ligi goye kipe iri kwibe gutsinda 50 cyane amakipe za Sociedad iyi mariage yambarana kuyiri kuri kalibre yo gukompeta. Ntekereza ko aka kanya bimwe mu byo Real Madrid yaburaga mu mwaka ushize w'imikino yaburaga mbere na mbere key players mu myanya runaka kuko igihe twabonye Raúl Asensio akora amakosa yahanga ufite Ibrahima Konaté rwa Rudiga hari cyo waba wizeye hari igihe twabuze Trent Alexander-Arnold tubura Dani Kavaye kubera imvune yuzanye Denzel Dumfries ubu urasire yuko ari available kukurera ugiye kureba Kayasa aho yabaye mwiza rimwe na rimwe akora dukozo twabana amakarita y'imituku turi match Fran Garcia yabonyemo umutuku uyu nawe abona undi kandi yaraje amusimbura aje kureba icyo yakosora ku makosa. Iyi experience rero y'abantu buzanye monekeza ko mbere na Amerika ya Madrid yari ikeneye vestiaire ifitemo experience abantu bakora icyo twakwita ngo ni service beyond self nyine banza gukorera equipe mbere ko bitekerezaho ku giti cyabo. Uyu mugabo wabaye muri vestiaire irimo ama ego ba KDB ba Haaland babona ashaka kuba the guys ariko uburyo yabikarumaga akabasha kubaho muri za rotation mu kumwicaza rimwe na rimwe twumva ngo ashobora kuba agiye kugenda ariko akahaguma. Icyo kintu cyo kuba nyine ari umurider ni ikindi kintu kiyongera ariko bagage ikomeye cyane ni team balance nicyo Real Madrid yari yarabuze. Bavuga ati nibyo mufite abakinnyi beza 25 cyangwa se tuvuge 22 ariko isi yo mu bapanze tubona rinye yabane ifite karite zose kugarira kwataka no kudefanda kuko muri minsi nicyo umupira ugusaba. Umuzamu Thibaut Courtois ntago dushidikanye ariko igiye muri mediane iyo urebye Federico Valverde Tchouaméni na Bellingham ubona perfect balance ya mediane. Buriya mediane igomba kufitemo karite 3 ugomba kufitemo icyo bita ball retention umuntu wambura umupira umukaseri ukagira icyo bita ball carrying umuntu ujyana umupira imbere ukagira icyo bita chance creation umuntu urema iki uburyo cyangwa se twita creative midfielder ariyo Jude Bellingham twakwita nimero 10 wabo wabasha kurema ibitego ariko hanini tuzi bijyanye n'uburyo Ancelotti yamuforumye mamukuye muri Dortmund yakinaga nimero 8 box to box akageza gukinisha false 9 bize ko muri iminsi zimwe muri karite ze nziza nuko ataka bize ko akenshi tuzajya twisanga tubona Real Madrid isa nkaho irimo irakina 4-3-1-2 mu buryo bwo kwataka. Ngambona rero iyi ni balance y'icyo Jose Mourinho yazaniye Real Madrid yanabonaga aricyo kibazo cyabo urisha kudatekereza uri se yaba arimo bya Real Alvarez bavuze yaba arimo bya Celtic ariko akakanye ngiye kuri bino balance nkareba uyu mukinyi
mbere na mbere niho ruzinge ngewe niyo transfer mvuga bakoze nziza kuko niwe bari barabuze wa muntu uri buzagagara mu kibuga akamenya turataka ryari tugaruke ryari twihutisha baro ryari tubigenza gake ryari icyo kintu niwo munzani baburaga muri equipe ya Madrid nkambona Jose Mourinho yitoje dushaka kubona repeat ya 2011 2012 hari cyo kutavugaho cya dressing room management yayo bwo nakatka Jose Mourinho kwibaza ngese aba bazahuza ubwabo bamagirwa saze yatandukanye wenda nicyo cyo kuzaganiraho ko kutinga ngo bizakunda nta umuntu ateke kavuga tubize gukora makuru urwanye n'ibintu byinshi imyaka myinshi ariko Ancelotti yagiye byamunaniye ubwo ahangaho ikintu gihari ubwo Sami Khedira niyo mpamvu bamuzanye ni kiraro abasabande babande barike nari bari barabakira Ancelotti yarabafite n'umuhungu icyo bita aba bantu Ancelotti niyo mpamvu yazanye Zidane amukuye muri Castilla niyo mpamvu uyu mugabo nazanye nde Sami Khedira icyo nicyo ntwara kimango aba bantu aho usibye ko ni nacyo kigoye managing egos aba bantu kubasha kurwana nabo mu mwaka w'imikino nicyo kwibaza ngo kuri Jose Mourinho icyizere nicyo gufana Madrid kugira ngo twa makuru azanye Sami Khedira basaba Florentino Perez n'umugabo mukuru byuze ku buryo batanga kunyira kugo mu gateo kuko ama ego yatumwa kwa mu kintu kipe yose igena nabe dusora cyane kuri transfer policy nubwo turimo dushima ariko Madrid irimo iragura nkaho itazi cyo gukora niba ari retouch niba ari kwemera ko umushinga wahiye niba ari ukwemera gutangira A0 iyi ni squad y'abakinnyi bose bagomba kurwana muri mwaka w'imikino ntabwo ko byibuze abandi bose mazumano bose barabaza apari ne bazasohoka abakamavina n'abapitachi abamwe mu Ceballos abandi bashobora kuzasohoka muri equipe ya Madrid abamwe mu Masanto n'ababrahim Diaz na Rodrigo iyi linyo ushobora kutabona umwanya wo gukina ariko dusoreze ku cyo nakwita ngo ni transfer zakozwe ku batoza bombi mu myaka ibiri ishize Jose Mourinho bane no bita Xabi Alonso yari yinjije bane ariko ikintu cyambere cyatumye abantu bakweshoninga ni ku myanya ijya kuba imwe mu myaka ibiri kurikiranye cyane Augusto ubu aka kanya kugira mbizemo neza cyane ankoresheje igihe gito wo bita Florentino Perez yinjira muri equipe ya Madrid yatanganye umushinga bita Galacticos ubwo abantu barawibuka nyuma yaho aza kuba twaramo Champions League imwe ariko awuvamo nyuma yuko Ramon Caradona yaragumye yarafashe ubutegetsi nawe icyo gihe Florentino Perez aragaruka aza mu cyo bita New Galacticos icyo gihe nibwo yazanye bita Jose Mourinho guhera 2010 kugeza na 2013 amuzana shayi ngo ahuze izo egos ko twavuye muri Galacticos tubona abastari bahangana muri vestiaire bashwana ba Salgado bashwana na ba Beckham ba Figo bimeze bite na ba Ronaldo Gifaru bimeze bite aza kora icyo bita New Galacticos ba Cristiano Ronaldo ba Benzema ba Higuain icyo kintu aragikora nyuma yaho yakoze icyo bita Youth Madrid ari yajemo ba Martin Odegaard abakinnyi bakiri bato tubazane bakurire muri equipe abadakunze tubagurishe gake gake ba Vini na ba Rodrigo baraza bagira ibyo bakora akanya arimo akora icyo bita New Galacticos ni nka phase ya kabiri mu kuyikora habaho riske runaka hari igihe ukora ibintu rimwe na rimwe bikagukundira ariko ikindi gihe bikagira gute bikanga aho nganda itanzanamo ikintu cyo bita operation zero cost kuko n'indi projet yazanye yo kugira ngo bajye bareshya abakinnyi bari hafi gusoza amasezerano noneho babareshya hakiri kare ntibazongera amasezerano mu club yabo babazane mu mpeshyi zikurikiyeho free agent uyu ni amafaranga aha nuzamuka ugatira trend almost a free agent urabona ko iyo operation zero cost naho harimo urakoze nicyo nari kuvuga uzisanga hari amakosa wakoze kuko twari tubona ba Antonio Rudiger baraba hari ibyo bakora ariko hanini uzasanga n'ubundi na Mbappe buriya ni operation zero cost uzasanga hari abuzana nibihite bitanga umusaruro ariko tujye kuri transfer policy nyirizina tuvuye mu by'imishinga Trent ni numero 2 ntabwo mbwira ko Jose Mourinho azanye Denzel Dumfries ngabe doublure yuriye amuzanye kugira abanzemo baguze Dean Huijsen bazanye Ibrahima Konate na defense hari Asensio hari Militao hari Rudiger sibyo uyaje kubanzamo nureba kuri Bernardo Silva nyirizina ugahanga sutekezo cyane kuko na wundi mukinnyi wari turebaho ni Franco Mastantuano kuko uyu mugabo naza Federico Valverde ava mu kibuga se Juda kivamo Tchouaméni kivamo zikazakina umwanya wa Franco Mastantuano wari waguzwe avuye mu cyisi cy'amaklub yitwa neza cyane River Plate arahitagira gute ava mu Carreras kukorera Carreras yari umukinnyi ukiri muto mwiza wa Espagne bese bazana nimero 3 ya Espagne ngimwicaze sibyo bize ko kuri Florentino Perez no muri no myaka ye ya nyuma afite rush yo kwihutisha process kwihutisha ibintu ngo bite bikunda ngabone uburyo azasezera muri equipe ya Madrid afite icyo twakwita ngo ni legacy send off nyina jyana icyo gitinyiro n'icyo gikundo cyo kumva ko hari umugabo wabikoze ni Alex Ferguson ajya gusezera yari yabuze igikombe ku bwagwe ahitazana nde Robin van Persie niyatekereje ngo nyuma ya Van Persie man izaba yita rero no bita
Perez aravuga ati nubatse stade niyo ligase nagomba gusigira equipe ya Real Madrid, nubatse training facility baranayimwita bayita Florentino Perez facility. Ibyo byose mu kubikora aza ariko bigomba guherekezwa na projet sportif ifatika. Azana abantu bana yari yizeye yuko agiye kubaka Real Madrid noya ariko inabasha gutwara ibikombe, ariko kubura ibikombe imyaka 2 yikurikiranye byamuteye ubwoba, kare mpamvu ajya gushaka retired mercenary, umugabo rero avuye kuri top level, ariko tuzi ibitekerezo bye ko ari umutoza w'umuhanga, ariyo mpamvu agiye kujya muri abo bose 27 free agent, imyaka 33 31 27, no kugira ngo bazibe icyuho abangaba basize mu ikura ryabo, ariko byibuze muri iyi myaka ya manda ye izamugeza 2030 byibuze awe ko Real Madrid yakongera gushuta nanasezera ku myaka 29 afite aka kanya, azasigara Real Madrid yaratwaye ibikombe, ahubwo asiga bwiye barimo ba Juni Karafati ba sporting director na ba Santiago Solari, mbasigi ikipe itwara ibikombe namwe mukomerezeho, ariko anga bazaba bari kuritaringa yitwa Real Madrid. So mwakoze cyane icyo kwibaza ngo umwaka uzagenda neza, probability ni nini ko equipe ya Madrid izitwara neza muri mwaka w'imikino, ariko muri byose bihari ikitwa isoko bari kugenda barivaho gake gake. Wakoze cyane Alan. Wakoze cyane Augustin. Ubwo mukomeze mubane natwe kuri Radio 10 Zone, mukore subscribe. Mwakoze cyane.